Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Tugeze rero ku munsi wa 18 muri ya gahunda yacu y'iminsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira. Niba ugeze hano rero ubwa mbere urasubira inyuma gato yo mu video urayabona ukuntu agenda akurikirana, noneho urebe neza iby'iyi gahunda ubundi uze dukomezanye urugendo ku minsi isigaye. Uyu munsi wa 18 rero turareba ikintu cyiza cyane rwose cy'ingenzi mu buzima bwacu. Byari byose buri wese aba afite ibyifuzo, afite ibintu ashaka gukemura mu buzima bwe bihoraho, nta na rimwe umuntu aba yicaye ngo yumve aratuje nta kintu afite ku murongo yakagombye gushyira mu bikorwa cyangwa se yakagombye gukemura. Mbese nta muntu ubaho adafite ikintu nyine akeneye. Ngira ngo twese mu buzima bwa buri munsi nuko nguko bimeze, kivaho haza ikindi. None muri ibyo bintu byacu dukeneye, muri iyo mihigo yacu dufite, muri ibyo bintu nyine dushaka kugeraho, ni gute kwifashisha Imana hamwe n'aya magambo yo gushimira kugira ngo tubashe kubigeraho. Hari ibintu uba ushoboye wo gukora, hakaba noneho n'ibindi bigusaba izindi mbaraga wowe zikurenze, cyangwa se niba waba uzifite ariko bikaba ngombwa ko wiyambaza Imana ukavuga ati Imana umfashe muri iyi mishinga yanjye, umfashe muri ibi bikorwa byanjye ngiye kwinjiramo, bibashe kugenda neza. Muri uko rero gusaba, hari igihe akenshi umuntu aba yifuza ibintu avuga icyampa nkagera kuri iki ariko ugakoma ukiyicarira. Urimo urasaba Imana ye gutanga byose, ariko mwibuke ko nyine Imana ifasha uwifashije. Ngira ngo ibyo turabizi mu mugani wa Kinyarwanda, ubundi urakora ngo utera intambwe imwe Imana izatera 1000 igusanga. Niba rero ufite urutonde rwo gukora, abanza urashyira ku murongo byibuze ibintu ubona bitatu bigukomereye, uvuga ati njyewe noneho icyo gukora ni iki ngiki, Nyagasani Imana nkweretse ibisigaye nawe ubikore. Urugero natanga nk'urugero ushobora kubura aho ngo wenda uri umushomeri, akaba ari urugero ntanze, ukavuga ati ndumva nkeneye akazi. Muri uko gukenera akazi, niba uri gusaba Imana kuguha akazi, uguma gusaba Imana ngo iguhe akazi, noneho ngo wicare shakisha aho tuzi turi, noneho uvuga ati njyewe ngiye gukora amabaruwa nyine asaba akazi, wenda nkora amabaruwa nk'atatu ahantu hatatu hatandukanye, nyashyireyo. Ubundi rero ngiye nsaba Imana ishakira akazi nyine ishobore kungeza ku kazi keza numva nifuza, cyangwa se impereza akazi numva nifuza. Urumva ibyawe wabikoze, ibisigaye ubihariye Imana. N'imishinga se ufite ibitekerezo, tangira ushyire mu bikorwa, tangira ushakishe nyine utangire intambwe ya mbere, ubundi nurangiza ubwire Imana ati ibisigaye ndabikweretse, ukomeze unyobore, noneho nanjye unyuzurize ibisigaye. Ni ukuri tujye dusaba gutyo, kandi nusaba wizere ko byabaye. Tuzi ko iyo dusaba ifite byose, kandi ko nta na kimwe rwose yatwima. Umva rero, garagaza uruhare rwawe, ubundi dukomeze dusabe umugisha w'imirimo y'amaboko yacu, kandi nyine dukomeze dusabe twizeye ko dusaba nyine yaduhaye. Twiyumvishe ko byarangije kuba ugisaba uvuga ati nshimiye ko nsubijwe, nshimiye ko ibyo nagusabye ubimpaye. Ubundi ukomeze utegereze, kandi nimara no gusohora uzongere ushime rwose Imana kubw'ibyiza yakugejejeho. Tudatinze rero, uyu munsi icyo gukora uko bisanzwe, urafata bya bintu byawe 10 ushima Imana wagezeho, cyangwa wishimira wowe. Ujya uvuga ikintu kimwe ku kindi, uvuga rya jambo urakoze. Twabonye ko iryo jambo ari ijambo rikomeye cyane, rihindura ibintu byinshi, rifungura imiryango myinshi y'imigisha. Ntugatanga no kuvuga ijambo urakoze. Noneho nurangiza ufate urutonde, ufate urupapuro, wandike urucemo ibice bibiri. Igice cy'ibumoso wandikemo ibyawe nyine ugomba gukora, ubwo ni urutonde rw'ibintu byawe ugomba gukora, byibuze 3 bikuremereye. Uvuga ati wenda ngiye uyu munsi ndatanga amabaruwa 3 y'akazi, uyu munsi wenda mfite igitekerezo ngiye gutangira gukora ku mushinga wanjye, nkeneye iki n'iki kindi ngiye gutangira kugikoraho. Noneho uruhande rw'iburyo, nanone mu kaboko k'iburyo, mu ruhande rw'iburyo wandikeho noneho ibyo usaba Imana. Imana ngewe ntaza amabaruwa, ariko ndagusaba ko nawe unshakira akazi nyine byihuse. Nurangiza ubisabe nyine wizeye ko bya bintu byabaye. Ko n'urugero natanze rw'akazi, ariko ufite ibintu wowe ubwawe ukeneye. Vuga uruhande rw'ibumoso, uvuga icyawe ushaka gukora, icyo uri bukore, ndetse unagitangire. Ubundi uruhande rw'iburyo usaba Imana, kandi usabe wizeye ko wahawe. Noneho rero nk'uko bisanzwe, nta kuryama tudasenze ngo dushimire Imana ku byiza byatubayeho uyu munsi, kugira ngo dukomeze dufungurirwe amarembo y'ibindi byiza dukeneye. Rero ndabakunda cyane. Niba ariko utarakora subscribe, ndakwinginze uyikore uyu munsi. Noneho ukore comment, ukore like, ukore share ku nshuti zawe,
zize dukomezanye uru rugendo. Imana ikomeze ibarinde na hejo ku munsi wa 19.